urumva ko ni ubutumwa ari umutagatifu agenda akora kandi bukomeye cyane. Turi kumwe rero na Theo. Theo njya mbona ari inshuti y'abana cyane. Theo nawe waduha muri makeya ubuhamyaho, ariko nanone kugaruka ku bana n'urubyiruko, n'iki wakora kugira ngo niyihe nyota watera abana n'urubyiruko kugira ngo nabo mbese irihereme umujene cyangwa se umwana wakuriye muri charismatique ni ikihe kintu azamukana cyiza kiba inyungu nk'uko papa yabivuze, kiba gitanga umusaruro muri kiliziya ndetse no mu muryango w'abana b'Imana. Murakoze cyane. Yezu nyuma wakoze iteka ryose. Jean Pierre ndamushimiye, ndashima Imana by'umwihariko ko yangize umukarismatike. Ndashima kandi ko uyu munsi ntabwo yitunguye buriya yari ibizi. Hari ibintu bigoranye ariko ugasanga iyo abantu batatu bahuriye hamwe ubundi baturutse ahantu hatandukanye, bari bafite imbogamizi zitandukanye, burya ngiye mvuga ko ari igikorwa nacyo ubwacyo cyari umutagatifu cyane, washaka yagitangira uhamwe. Ntabwo tubona rero abakarismatike, ntabwo tubona ibitangaza nk'ibintu bikomeye. Mbere y'uko nsubiza neza ndashaka intego ikibazo bamajije, ngiye mu Ntwari Theogene meze nk'umukarismatike uvutse nyuma y'abandi. Wa mugani wa Pawulo ati navutse imburagihe. Njyewe nagiye muri charismatique niga muri secondaire nk'itegeko ry'ikigo nigagaho cy'abihaye Imana, ko umuntu wese yari afite ahantu agomba kubarizwa igihe kimwe, abantu bakajya mu muryango wa Gisuraturika. Ngisha inama bashiki banjye mba muri charismatique gutyo. Naje kugirirwa ubuntu hari njya muhango kwa Yezu Nyirimpuhwe, dore ko nigaga hafi yaho. Njya gusenga nsanga isengesho ryabo bitandukanye n'ibyo twakoraga, ariko muri charismatique njyewe nayikundiraga ko barabyinaga tukishima. Ndibuka hari umunsi umwe twagize umwiherero nk'uko Nisipari yahoze abivuga. Umubikira umwe watwigishije muri uwo mwiherero yatwigishije nk'umumarayika rwose mwiza. Arangije dutashye numva ngo yarapfuye atarwaye. Mbona ko umuntu w'Imana hari n'ukuntu ishobora kumuherekeza mu mbabare kuzana amakuru urupfu ntabwo bibaho.